Yes, reka nongere kukwifuriza ibihe byiza ukunda filime Inzira y'umusaraba. Tugiye gukomeza na episode ya 49, ariko tutararengaho abantu benshi bari bategereje aya mahirwe adasanzwe, cyane cyane ku barebye filime Inzira y'umusaraba kuva itangiye kugeza aho igeze ubu ngubu. Mu minsi mikuru twari twabasezeranyije kubaha ubunani ndetse na Noheli, akayabo k'amafaranga menshi cyane ku bantu batangiranye nayo kugera aho igeze ubu ngubu. Bamwe muri mwe twarayabahaye abenshi, cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Arabia Saudite, Zambia, ndetse twateganyaga gusoreza mu gihugu cy'u Rwanda, kandi harabura iminsi mikeya ngo naho tuhagere. Uyu munsi rero nimba nawe uri mu batangiranye n'iyi filime, jya muri komenti utwandikire ubitumenyeshe. Hanyuma andi mahirwe atangwa n'iyi channel ndetse agatangirwa muri bino biganiro ni ku bantu bifuza gukina filime, by'umwihariko batuye mu mujyi wa Kigali, ndavuga kuva ku myaka 18 kugeza ku myaka 25. Hanyuma ikindi turashaka umukinnyi wakina nk'ibyo Isimbi akina ndetse akambara nk'uko Isimbi yambara. Nimba wumva wiyaminiya, uze kwandika kuri 0792365580. Icyitonderwa, filime muzakinamo ntabwo ari filime Inzira y'umusaraba, ni filime yitwa Inzira y'urukundo, cyane ko iyo filime yitwa Inzira y'urukundo yatangiye gusohoka ndetse igeze kuri 17 isohoka. Urumva igeze kure. Banza uyisure kuri YouTube, wandikemo Inzira y'urukundo uyirebe, nubona ari nziza ubona wayikinamo, wandike kuri izo nimero nakubwiye. Nimba nazivuze nirukanka, birashoboka ko wasubiza inyuma ikiganiro ukazumva neza ukazandika, ubundi ukatwandikira kuri WhatsApp yacu. Twihuse cyane, twasize uwo bita Iribagiza ari kugambanirwa na Fabiola ndetse na Rugema. Dusiga Iribagiza nta mutabazi n'umwe afite, ariko nanone amenya amakuru ko uwo bita Isimbi ari kumwe n'umukunzi we ndetse yageze mu rugo iwabo kwa Cyusa. Iribagiza akibyumva yataye umutwe biramurenga, ariko amahirwe umukunzi we Cyusa yahise afata moto aza kumureba kugira ngo amuhumurize. Ariko ikibazo dufite kugeza na n'ubu namwe mufite ni ukumenya ngo ese Isimbi arasohoka kwa Cyusa gute, arava muri ruriya rugo gute. Ejo twabibabajijeho ndetse tubiganiraho turi benshi kugira ngo turebe ko twabona igisubizo. Niyo mpamvu rero twongeye kugaruka muri kino kiganiro mbere yuko filime isohoka. Mbibutse ko agace kagiye gusohoka nta gace kanyuma gafunga kino cyumweru. Urumva tugomba kwitonda tukabaha ibintu byiza kugira ngo muzabashe kwihanganira umunsi w'ejo ku cyumweru, ndetse kandi muzinjire muri bonane neza, imitima yanyu inezerewe. Turimo turategura rero filime nziza, agace k'uyu munsi kugira ngo kaze kubanezeza. Amakuru naguha nuko Iribagiza ari we wisohoreye Isimbi kwa sheri we. Iribagiza yabonye ko izi ntambara kuzirwana atuje ari no kurira bidahagije, abona ko agomba gushyiramo n'imbaraga ze, wenda akabizira ariko agashyiramo imbaraga z'umurengera kugira ngo arwanire uwo akunda, ariko atamurwaniye mu buryo bw'amagambo gusa, ahubwo no mu buryo bw'imbaraga. Iyi nama yayigiriwe na Kanyana ndetse na Coach, banamubwira ko bagomba kumuba hafi mu gihe icyo ari cyo cyose agiye kurwana na Isimbi, ku buryo bamukorera ibintu by'agashya gusa Isimbi atigeze atekereza ko Iribagiza yakora. Impamvu Isimbi akunda kumenyera rero Iribagiza ni uko babona yitonda, bakagirana n'imbaraga agira, bakagirana n'ikibi yakora, bityo bigatuma bamukorera ibintu bibi cyane. Ariko noneho yihagazeho, asohoka kwa Rugema yarakaye, niko guhita ajya iwabo wa Cyusa ajya kurwana na Isimbi. Muraza kubona umurwano uko wari umeze, ndetse yamusohoranye n'iki n'imigeri. Isimbi yikanga ari inkuba iri kumukubita, yibaza nimba ari Iribagiza yaraze biramucanga. Buriya umugore warakaye rero barya bavuga ngo Satani aramanuka agafata isomo. Iribagiza rero nibyo yagaragaje muri iyi filime yitwa Inzira y'umusaraba muri episode ya 49. Mugiye kubibona mu kanya Satani zuzuye uko byari byifashe. Ubwo rero munashimira Iribagiza
kubera uburyo yatangiye kwihagararaho akarwanira umugabo we Cyusa. Abantu benshi bari babyanditse muri komenti turi kuvuga ngo ni iki cyatabara Iribagiza, njya kubona mbona Abarundi ndetse n'abandi benshi cyane bari kwandika ngo Iribagiza nakomeze yihagarareho batakomeza kumumenyera. Uyu munsi rero yaciye agasuzuguro ahereye kwa Isimbi. Ahangaha biraza kuduha amanota menshi kubera ko ntago Isimbi yabona uko ajya kurega, ntiyarega Cyusa, ntiyarega mama Cyusa kuko ntago aribo bamukubise. Ikindi ntibari banahari, babigiyeho inama barigendera bahasiga urugo barusigiye Isimbi, agira ngo wenda bamwizeye yabaye umukazana mwiza, nibwo yaje guhura n'uruva gusenya rero akubitwa n'uwo bita Iribagiza, amusohora mu rugo kwa sheri we n'imbaraga nyinshi cyane. Fabiola akibyumva ndetse na Rugema bumiwe babura icyo bakora. Abana ubwabo nibo batangiye kurwana kandi zino ntambara zatangijwe n'ababyeyi babo none zigeze hagati y'abana ubwabo. Ese izi ntambara zizakizwa nande, zizahoshwa nande? Mwibutse ko musaza wa Iribagiza nawe agiye kuhagera, birasa nkaho Iribagiza ari kugenda noneho abona abacunguzi mu nzira ye. Mwibutse ko na Cyusa nawe nagatuje, afite gahunda yo gucikisha Iribagiza sometime agahita amujyana ahantu hatuje, kandi namara kumujyana ntago azigera agaruka muri runo rugo, ndetse na Cyusa azahita aburirwa irengero. Icyo gihe rero nicyo gihe dushaka kuzana musaza wa Iribagiza kugira ngo azaze afite amakuru yarabimenye ko Iribagiza ari mushiki we, nagera hano kwa Rugema amubure. Iki gihe kwa Rugema nabo ntago bazaba bazi ngo Iribagiza ari hehe, kandi nibo bazaba bamufite. Icyo gihe rero bizatuma Rugema ndetse na Fabiola batabwa muri yombi. Ahangaha rero intambara yari imaze kuba ikomeye cyane, ndetse Cyusa na papa we na mushiki we bari baturutse aho bari bagiye basanga intambara yabaye intambara, basanga uwo bita Isimbi amaze gukubitwa, yamaze guhohoterwa n'uwo bita Iribagiza. Ariko tunashimira Iribagiza ku gikorwa cyiza, yaje hano yariye karungu rwose, aravuga ati ntago uyu munsi ndi bwaguhereze agahenge. Ni intambara y'abavandimwe babiri rero, ariko umwe baramubeshye ngo ni umuvandimwe, ngo bafite icyo bapfana, kandi murabizi ko nta kintu na gito bapfana na Isimbi. Mwibutsa ko inkuru y'urukundo byinshi kuri filime Inzira y'Umusaraba, inkuru y'urukundo rwa Cyusa na Iribagiza nayo mu kanya igiye gukomeza. Uyu munsi turabaha ibice bitatu kubera ukuntu mwayikunze muri benshi. Nimba nawe rero utarayibona, hari inkuru y'urukundo rwa Iribagiza na Cyusa, tugaruka ku mateka y'iyi filime uko byatangiye, iri guca kuri iyi channel. Mbere y'uko ugenda jya ku mavideo yose yatambutseho urebe inkuru y'urukundo, iyanditseho inkuru y'urukundo urabona 1 na 2, hanyuma nubona uyishimiye uraza kuryoherwa ndetse na 3 na 4 na 5. Uyu munsi nabasezeranyije ibice bitatu kandi ndaza kubibaha, ndabizi ko muyikunda muri benshi. Hanyuma rero tanga ibitekerezo byawe ku gikorwa cyiza Iribagiza yakoze cyo gusohora uyu bita Isimbi, kugira ngo tuze kuryoshya episode ya 49. Nyandikira rero kuri WhatsApp yanjye nimba wifuza gukina filime 0720365580. Nimba ubona wakambara nk'ibyo Kanyana yambara, nako uyu nguyu bita Isimbi, ndetse ukaba wakina nk'ibyo akina, unyandikire kuri iyo nimero mbashe kuzamura impano yawe. Mbifurije kugira weekend nziza n'isabato nziza kuba yizihiza igihugu cyose urimo. Nimba wizihiza isabato umugisha kuri wowe. Ciao ciao, tubonane muri filime.